Twongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe tuguma dushimira urukundo rudasanzwe mukomeje kutwereka. Ni kuri Bukalifu Rabbit Farm, tukaba dukorera hano Bugesera aho bita i Mayange, mu kagari ka Gakamba niho dukorera. Ubwo rwose uramutse ushatse kutugana ni karibu cyane. Nk'ibisanzwe rero ubworozi bw'inkwavu ni ubworozi bwiza cyane, ni ibintu ukora ukunguka vuba vuba. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe, hari abantu benshi badusabye yuko twababwira agaciro k'iyi nzu y'inkwavu nk'uko hano muri kuyibona. Ni inzu ifite utuzu dutatu hasi, ariko bigaragara yuko no hejuru hateganywa kujyaho ubundi buzu butatu. Ariko tukaba tugiye kurebera hamwe muri rusange aka kazu k'inkwavu nk'umuntu ushaka gutangira ubworozi mu buryo bw'umwuga atari bya bindi bya kera. Aka kazu kamutwara angahe? Ashobora nibura kuvuga ati arahera ku kazu k'ubwumba bubiri gusa, cyangwa akubaka ubuzu bune. Muri rusange n'ibyo ngibyo tugiye kurebera hamwe. Aka kazu kacu kataragerekwaho indi nyubako hejuru, aka kazu katwaye madiriye zigera kuri 5. Madiriye 5, ariko habayemo kuzisatuza, aho buri madiriye imwe twayisatuyemo gatatu kugira ngo tuzabashe kubona izi nyingi mubona hasi, kuko zo urabona ko zifite zo zibyibushyemo ukuntu. Noneho izo madiriye 5, madiriye imwe hano muri Mayange mu karere ka Bugesera ikaba igurishwa 3,500. Iwanyu za Ruhango, za Muhanga, za Rubavu sinzi uko madiriye bayigurisha, ariko nkeka yuko ibiciro byo mu gihugu biba bijya kungana. So ubwo ni madiriye 5. Umva madiriye 5 imwe ari 3,500 gusa, hakajya wenda n'agatransport ko kuyizana ku igare ka 300. Ubwo urumva ko nawe aho uherereye hose ushobora kubara madiriye 5 gukuba 3,700 ukabasha kumenya amafaranga uzishyura. Ariko n'ubundi ayo mafaranga ari mu bihumbi hafi 18 niba ntibeshye bya madiriye. Tuve kuri madiriye turajya ku misumari. Misumari nayo rwose hano ibikenewe cyane kugira ngo akazu kacu kabe gakomeye nka rwa rutare Yesu yigeze kuvuga. Ubwo rero ni ukuvuga yuko imisumari wateganya nk'ikiro. Imisumari wateganya ikiro, ntabwo ari ya misumari minini, ni imisumari mitoya itari minini. Wenda inshi nazo naza kongera kuzibarebera nkabasha kubabwira neza kugira ngo mubashe kubaka ikiraro, ubundi mutangire ubworozi bw'inkwavu, ubworozi bukura abantu mu bukene mu buryo bwihuse cyane. Urumva ko ufite igishoro gike ushobora gutangira ubworozi bw'inkwavu. Ariko turacyakomeje kuri iyi nzu. Iyi nzu mubona, urabona hasi ifite ibati. Rino bati ni iryo dukoresha dutega amaganga n'amahurunguru, niba ari amahurunguru n'amahurunguru tukayatega. Ariko hano urabona yuko turacyaburaho umureko. Turaburaho umureko, murabibona. Ubundi kugira ngo tujye dutega amaganga n'amahurunguru tubashe kuhira imirima yacu, dore ko
n'ubuhinzi nabwo twabugize umwuga, ubundi ibintu bikagenda fresh. Aka kazu rero urabona kariho amabati agera kuri abiri, ni amabati agera kuri abiri, ubuce busaguka ni butoya cyane, twaba ari amabati abiri. Ibati rimwe rishobora kuba riri hagati y'ibihumbi 7,800 rishyashya niba ntibeshye. Ya mabati rwose ahendutse kurusha ayandi. Sinagukonsera gukoresha amabati ashaje, ariko wenda ariho ubushobozi bwawe buri, ushobora gukoresha amabati ashaje kugira ngo nibura ugire itangiriro ryawe ryiza ryo kuba waba umworozi wabigize umwuga. Nyuma y'amabati hari ikintu hano gihenze rwose, urumva fawaze bya bihumbi 14 by'amabati cyangwa se 16 guteranya bya bihumbi 18, urumva tugeze hafi mu bihumbi 34, ibihumbi 34 gushyiraho imisumari, ikiro imisumari mitoya, ikiro ni ibihumbi 2,500. Ubwo tugeze mu bihumbi 36,500. Ariko icyiza cy'aka kazu urabona ko rwose duteganya gushyiraho akazu hejuru nk'uko nagumye mbibereka. Agatimba sasa, agatimba hano hantu karahenze rwose, ntago, kuko hano twakoresheje metero zigera ku 10, kandi ari utu tuzu dutatu two hasi, kuko hano twakoze ubuzu bubyibushye. Ariko mbere yuko mbaha size cyangwa se mbabwira ibipimo by'ukuntu twagiye dupima buri kazu, ndashaka kugira ngo nyine mbabwire yuko aka kazu katwaye metero 10 z'agatimba. Gusa metero 10 nabaraga yuko witegereje neza wabonye zidahagije, ahubwo ushobora kongeraho metero imwe. Buri metero ikabigura 2,500. Hani mayange igura 2,500. Sinzi wenda mu buce mugiye muherereyemo, haba iyo za Burengerazuba, Iburasirazuba, mu majyepfo hano of course muri Bugesera, ariko amajyepfo agira utundi turere twinshi, no muri Kigali naho hari aborozi. Ushobora kuba ufite ahantu hatoya, bikaba ngombwa yuko utangira agaproje kazajya kaguha school fees z'abana, cyangwa se no kugura agasabune n'ibindi byinshi, kuko ushobora guhinduka umubiliyoneri. Agatimba rero urumva twaguze metero zigera nababwiye metero nyinshi, muranyihanganira, twakoresheje metero 8. Wabara kuri 2,500 ugasanga yuko ari ibihumbi 20 gushyira kuri ya 36,500. Urumva ko tugeze hafi ibihumbi 56,500. Ugashyiraho amapata, gusa amapata yonyeka ko adahenze, ko aya mapata yaba atuma urugi rufunguka nanga dufungira ntago ari menshi, ntago yarenga ibihumbi 2,000. Ubwo tugeze muri 58,500. 78,500. So aho ngaho rero ikintu kiba gisigaye ni iki? Ni main d'œuvre. Main d'œuvre biterwa naho uherereye, ariko aka kazu kacu ahangaha kageze, wagakoze twamuhaye ibihumbi 10. Twamuhaye ibihumbi 10 rwose, aragakubita. Urabona ko no hejuru nukuza rwose wuzuzaho, ibintu bikagenda neza. Ubwo aka kazu mureba, utu tuzu ni utuzu dutatu hasi, ariko hejuru urabona ko tuzongeraho. Ibi byose
byatwaye ibihumbi 38,500. ubwo ni ukuvuga ngo ni hafi ibihumbi 70. 70 ko n'aka gatimba kujya kukazana nayo ni transport, nayo niwabura nk'icyo gihumbi ushyiraho, ubwo ni ibihumbi 70. ariko mu bushobozi bwawe bukeya ushobora gutangiza akazu gafite ubuzu bubiri, ndetse ushobora no kubaka akazu kamwe ugatangiza urukwavu rumwe nta kibazo. ntabwo ari ngombwa gutegereza kugira ubushobozi bwinshi ngo ubashe kubaka kano kazu ubundi ukore ubworozi buzaguha amamiliyoni ndetse n'amadovize menshi cyane. Impamvu aka kazu kacu mubona ari kanini, kuko witegereje neza aka kazu mubona akangaka nzuminze imbere rwose urabona ko gafite santimetero 50, santimetero 75. hariya mu burebure zikaba santimetero 60, noneho mu butambike zikaba nabwo santimetero 60. aka kazu kacu niyo mpamvu katwaye imbaho nyinshi, ariko twifuzaga yuko twakora akazu urukwavu ruzabyariramo. Umuntu akaba yashyiramo ka kazu rubyariramo, noneho narwo rugasigara rufite umwanya uhagije wo kuba rwakwitegura kugira gute kubyara. niba ari ukubyara, niba ari iki, muraza kunkosoraho muri comment. aka kazu kacu rero impamvu katwaye imbaho nyinshi ni uko twifuje yuko twakora akazu urukwavu rushobora kubyariramo. ariko nk'izi nkwavu ziba zikiri ntoya ushobora gukoresha ibipimo bitandukanye n'ibi ngibi. byumvikane rero aka kazu kadutwaye hafi ibihumbi 70, ariko hari ku mwanya wo hejuru hano yuko naho tuburaho agatimba wenda k'ibihumbi 20. dushobora gukoresha metero 10 ko hejuru n'inyuma no hagati hose tugashyiramo agatimba. ariko kubera iyi nzu yacu ubworozi tubukorera mu nzu, ntabwo ari ngombwa yuko hejuru tuzashyiraho irindi bati. oya, ibati ntabwo ari ngombwa rwose. ibati atari ngombwa, urabona ko nituramuka dushyizeho hejuru iyi nzu ishobora kudutwara ibihumbi 100. ukaba wifitiye imyanya 6 washyiramo imbyeyi zawe cyangwa se inkwavu zishobora kubyara, ubundi zikabyariramo, zabyara abana 10, zabyara 12, zabyara 5, zabyara bangahe, zikaba zisanzuye neza. apana handi urukwavu rubyara, cyangwa se iryo jambo sinzi niba ari ukubyara, ariko reka turikoreshe nta kundi, nabyo ni ibiremwa by'Imana yatwoherereje ngo tubashe gukirigita ifaranga. ubuzu bwacu rero ni uku nguku bungana. iki kiraro rero gishobora gutwara ibihumbi 100. ubutaha nzabereka ikiraro washyiramo kwa kundi ubwana buba bumaje gucuka, uburyo kiba kingana, cyangwa se ikiraro washyiramo igipfizi. aho washyira igipfizi ntago ariho washyira imbyeyi, ibipimo biba bigiye bitandukanye. ariko nk'abantu wenda bafite ubutaka bunini bashobora gukora size nini kugira ngo urukwavu rujye rubasha kumererwa neza. ariko nubwo nababwiye ngo aka kazu kacu ni ibihumbi 100, murabona yuko hakiburaho imireko. niba imireko nayo ikiburaho, urumva yuko hashobora kwiyongeraho andi mafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 na 15, cyangwa se ibihumbi 10 byo kuba twabasha gushyiraho imireko, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. wenda bijyanye no kubaka inzu z'inkwavu tuzagenda tubisubiraho gake gake mu ma episode tuzagenda tubagezaho umunsi ku munsi. ariko mbabwira ngo uramutse ukeneye ibyororo mu moko atandukanye watugana. ni hano Mayange mu Bugesera, mu kagari ka Gakamba, mu mudugudu wa Kabagenzi, ubundi tukagukubita ibyororo byiza cyane uzajyana ku ifamu yawe. abakubonye bakavuga bati
ibi bintu tuzaniye wabikuye hehe, kuko ibyororo byacu biba ari ibyororo bimeze neza cyane. Umubare wose wakenera ibyororo 10, wakenera veni, byose hano kuri Bukalif Rabbit Farm turabiguha, ubundi nawe ukajya gukirigita ifaranga, ubundi ukaryoherwa n'u Rwanda rwiza, n'u Rwanda rwacu, ubundi nawe ukajya uvuga ati ninjye mutura Rwanda ubayeho neza mu rugo iwawe n'abana bawe mwirira akanyama, ndetse ukabasha no gusagurira isoko, ubundi ugahinduka umubillionaire. Nimero rero nta yindi, ariko no kuri screen muyirebeho rwose iriho, ni 0786368682. Reka nongere nyisubiremo, 0786368682. Uramutse rero ukeneye yuko tukubakira n'aka kazu, dufite abantu basobanutse cyane mu buryo bwo kukubakira akazu wifuza, ubundi ibintu bikagenda fresh. Ni Bukalif Rabbit Farm. Reka tubonane ubutaha, tuzajya tubagezaho video umunsi ku munsi, ubundi ibintu bigume bigenda fresh. Nyagasani ushobora byose rero akomeze abarinde, kandi dukangurira urubyiruko kuza muri ubu bworozi kuko harimo ifaranga. Hari abana barangije amashuri ariko bicaye nta kintu bakora, abo ngabo rwose bakwiriye kuza tugakora ubworozi, ubundi tukabasha gukirigita ifaranga, tugasagurira isoko, haba iryo mu Rwanda ndetse n'iryo hanze. Imana ishobora byose rero ikomeze ibarinde. Reka tubonane ubutaha. Bye bye.